umuntu kwenda mukase, namwe muri himbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Pawulo yababajwe nuko abantu bakoraga icyaha cy'ubusambanyi. Nta muntu wabavugagaho n'amateraniro hategurwaga ibibwirizwa bidafokasinga kuri icyo kintu, ariko ubusambanyi bwari buri mu rwego rwo hejuru kugeza ubwo yababwiye ati inkuru yaramamaye ahantu hose. Ubusambanyi buri ku ntebe, ubusambanyi buri mu bagabo birirwa batereta ubwana buto bwo ku rusengero, ubusambanyi buri mu bakuru b'itorero batereta uturirimbyi, ubusambanyi bwaragiye burazamuka buri ku rwego rwo hejuru. Ariko ibyo bintu umubwirizi yaje kubwiriza, abayobozi baramwegera bakambwira bati aha nta kindi kibazo dufite uretse ikibazo cy'abantu batuye kure. Ubwo ngo barangiye umubwiriza ngo ibyo azagira gute. Mva rero ubundi nta kintu bari batwaye pe, nta n'ikibazo kiranga, uretse nawe uzabana nabo uzababona abantu bacu nta ribi ryabo. Kandi ubwo urimo kubikubwira abana b'abakobwa yagize gute, yarabamaze. Irari ry'umubiri rishobora gutuma ubutware bwawe butakaza. Umubiri urimo uratera abakobwa gufata imyanzuro batari gufata. Umubiri urimo uratuma abagabo n'abagore bata icyerekezo. Umubiri urimo uratuma abantu bibagirwa ko bigeze bamanika n'akaboko kuri Yorodani bajya kubatizwa. Ariko reka mbabwire, ubuzima budukoresha byinshi. Ubu muri uyu mugoroba wowe ntushobora kwibuka imyuzure y'ubugoryi yagiye gucamo. Hari igihe uhura n'umuntu ukabaza umuntu site wa mugabo wawe yaje gutuza ati imyaka yamushyize hasi. Hari imyaka umuntu agera mu bugoryi bukambara amababa bukagutwara. Buriya nubona umuntu apinga ibintu by'Imana, buri muntu wese upinga ibintu by'Imana ntajya burakana kuramo kazahora kabimwibutsa. Abagabo b'ibigoryi bakoze akazi mu bihe byose byagiye bibaho. Nshuti zanjye, ubugoryi bwo gushinja abandi ibinyoma no kugaragaza isura yabo mu buryo bunyuranye, no gufata umuntu ukamurema nabi mu bwonko bwawe ukamutandukanya n'uko Imana yamuremye, n'imyuzure y'ubugoryi. Uzabigenderamo bizagutwara, uzaba umusitari ku rusengero n'ahandi, ariko igihe kizagera umunwa wawe ukubuze kwinjira mu ijuru. Abadamu bicara nabi mu rusengero, umudiyakoni iyo abantu bayoboye gahunda ukabura aho ureba, ugamagara umudiyakoni uti genda ubwira uriya mudamu agerageze yimunyamunye nyamuneka. Umudiyakoni ati ndamuhera ko n'ejo bundi yiyamye umuntu. Kaza akamubwira ati gerageza wicare neza, abantu b'imbere bavuze ko wicaye nabi, ndakwiyamye. Abagore batereka amabere bakaza agahobera umugabo akamugumana ku rusengero, ariko ntukanyikoze imbagara. Ariko dufite abagabo babaye abanyabwuzu birirwa bahobera utwana tw'uturirimbyi, ariko ko mbona unsuhuza utandeba shaka. Insoresore zohereza amamesaje abagore bubatse. Reka ngire ikintu mbabwira, abantu bitwa ko basenga, abantu babwiriza, abayobozi, ni mudusengere, kuko Satani yazanye iturufu yitwa ubusambanyi. Kuko iyo umaze gusambana Satani akorana n'umutima wawe akagucecekesha. Umunsi wateguye icyigisho cyiza cyangwa uri buvuga amatangazo, Satani yicaza mu iteraniro uwo mwasambanya akamwicaza imbere, gatangira uti itangazo rya 4 ukabura aho ureba. Ntaho wabona ureba. Muzabona amagambo arimo kugenda ashirana ababwiriza, amagambo ashirana abapasitoro n'abakuru b'itorero. Nama korosi tugenda dukata ubusambanyi mu matsinda y'amasengesho, kugeza ubwo abantu bahaguruka ngo barahunze, umuntu akazinura umugore we. Abagore binjije, Bibiliya ivuga ko abagore badafite ubwenge bazahura n'ikibazo, kuko Bibiliya ivuga ko minsi imeruka hazaba hari abigisha bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Muri uyu mugoroba dufite icyigisho cyiza gifite insanganyamatsiko ivuga ngo nkora iki ngo ntatembanwa n'imyuzure y'ubugoryi. Nkora iki kugira ngo ntatembanwa n'imyuzure y'iki y'ubugoryi. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Uyu munsi wa none turi mu minsi y'imperuka, aho Satani yazanye ubugoryi bwinshi, kandi ubugoryi burimo buratwara abantu nk'imyuzure irimo kubatembana.
ariko twebwe turifuza kugufataho kugira ngo tubashe kurokoka. buri Imana ifite icyo ishaka gukora. uyu mwanya twongeye kwibuka neza iby'indirimbo ivuga ngo iyo nicaye imbere ye nimenyaho ubugoryi, kandi kumuhanga amaso nibyo bimpa gukiranuka. turifuza gukiranuka kwawe, kandi ubwo twicaye ku birenge byawe ugiye kutwereka ubugoryi bwacu, ariko icyiza cyawe ni uko iyo utweretse ubugoryi bwacu ubusimbuza ubwenge. kubw'ibyo twiteguye ku musozo w'iki cyigisho kuza kwakira ubwenge buva mu ijuru, kuko buboneye kandi butunganya umutima kandi buhumura nyirabwo. tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Dawidi mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 22 umurongo wa 4, Dawidi yavuze amagambo akomeye, ndetse nimureba neza muri iki gitabo, igitabo cya kabiri cya Samweli, aya magambo wakwibaza ngo kubera iki Dawidi yayanditse. aya magambo nimureba neza yanditse mu ndirimbo ya Dawidi. Kuko umuntu wese ahimba indirimbo, bamwe bahimba indirimbo bagashyiramo amateka atari ayabo, ariko abahimbyi b'indirimbo benshi z'agakiza bakunze kuririmba ibintu baciyemo, bakunze guhimba ibintu bagiye kugwamo Imana ikabibarinda cyangwa iby'Imana yabasezeranije. Dawidi rero yahimbye indirimbo, ahimbye indirimbo agerageza gushyiramo ibice byaranze ubuzima bwe. Ku murongo wa 4 Dawidi yaravuze ngo ndambaza Uwiteka ukwiriye gushimwa, niko nzakizwa abanzi banjye. Imiraba y'urupfu yarangose, imyuzure y'ubugoryi yanteye ubwoba, ingoyi y'ikuzimu zantaye hagati, ibigoyi by'urupfu byantanze imbere. Mu mubabaro wanjye nambaje Uwiteka, ni koko natakiye Imana yanjye. Yumvira ijwi ryanjye mu rusengero rwayo, ibyo nayitakiye biyinjira mu matwi. Amen. Wakwibaza kubera iki Dawidi yavuze ko imiraba y'urupfu yamugose n'imyuzure y'ubugoryi ikamutera ubwoba? Iyo Dawidi avuga imyuzure y'ubugoryi, mu bitekerezo bye Dawidi yibukaga ubuzima bwamuranze, uburyo yishe uwo bajyaga babana wari umusirikare ukomeye, kugira ngo abashe gusambana, kugira ngo abashe guhisha amateka y'umugore yari yarungurutse. Ibaza umuntu w'umwami wataye abasirikare ku rugamba barwana, akajya kurunguruka abagore boga. Ese ni imyuzure y'ubugoryi? Siyo. Ibaze umuntu w'umwami kuba afite umusirikare urimo gukontorora urugamba, ukamutumaho, warangiza ukamunywesha inzoga ngo asinde, ngo ajye kurara iwe. Nawe yarangiza ati inzoga ntago ndi buzinywe. Yanze kuzinywa, arara kuri paturuyi n'abandi basirikare. Dawidi aravuga ati ibintu ndabigenza ne. Umugore aramubwira ati nyamara indirimo iragenda yegera imbere. Uranagira ngo mbabwire, inda itagira nyirayo kuyihisha biragora. Umuntu aratangira akavuga ko ari gripe, agashyira agapfukamunwa ku munwa, akambara imipira y'imbeho, ariko inda igenda ibyiga. None se uzajya no kwa muganga ugiye kubyara uvuge ko ari gripe? Ntibibaho. Umugore aramubwira ati inda irimo irihuta, bimeze bite? Dawidi afata umwanzuro wo kwicisha umugaba w'ingabo. Dawidi yahuye n'ibintu bibi byinshi cyane, ariko ubuzima bwa Dawidi bwari bwaraciye mu bindi bintu byabanjirije by'ubugoryi. Dawidi yagiye kwa Sawuli. Sawuli yashakaga kwica Dawidi. Sawuli ategura ubukwe, amenya yuko umukobwa wa Sawuli akunda Dawidi, ahita bijyamo aravuga ati mukobwa wanjye bana n'uriya n'umugabo, naho ngo yashakaga ko naba umukwe we azamwica. Uyu munsi mwirirwa mushyuha mu bukwe, ariko Imana yonyine niyo ibizi igisunika iki ubukwe. Abandi twese tubutaha tuje kurya no kunywa no gukoma amashyi, ariko Imana ireba hirya, ibirimo kureba imipango n'imikino irimo kubera muri ubwo bukwe. Biba ari ibintu bikomeye. Abari bari mu bukwe bwa Dawidi baravuze bati sha wowe sha imboga zibona abana sha, wowe ugiye kubana n'umukobwa w'umwami. Dawidi yarabanje arababwira ati ariko mugende mubwire bosi yuko ngewe ndi intumbi y'imbwa rwose, ntago nkwiriye gushaka umwana w'ibwami. Sawuli ashyiraho ababyezi, bazaza babwira Dawidi batari ngewe nafatiraho.
ubundi Dawidi ntabwo yari afite umugambi wo kurongora umukobwa wo kwa Sawuli, ahubwo Sawuli yohereje abapyesi bakazaza bahora iruhande rwa Dawidi bamubwira bati ariko imboga zibona abana, ari nkanjye babibwiye. Dawidi agera aho afatiraho, ariko bamupfunyikiye ikibiribiri kuko umugore bamushyingiye yapingaga Imana, kugeza ubwo umunsi umwe isanduku y'isezerano itaha. Dawidi yagiye imbere y'abantu arishima, yishimira ko isanduku y'Imana itashye. Umugore we aramuhamagara amubwira ati umuntu w'umwami nkawe ukomeye mu gihugu, abantu bakubonye wiyubura imbere y'abaturage kuko ntuniyubaha, biriya bintu wari urimo ni ibiki? Ubwo kandi ngo Dawidi yari arimo gutambira isanduku y'iki? Y'Imana, nk'umwami avuga ngo njyewe biranejeje kuba isanduku igarutse, n'abaturage nibareba umunezero wanjye barifatanya nanjye. Umugore ari mu idirishya yazamuye amazuru yabipinze. Dawidi abwira uwo mugore, aramubwira atumva rero, nabura nte kubyinira Imana yatse ubwami so ikabuma? Ngo Imana irababara ibwira uwo mugore ko atazabyara, yarinze apfa atagize gute? Atabyara. Buriya nubona umuntu apinga ibintu by'Imana, buri muntu wese upinga ibintu by'Imana ntajya abura akantu akuramo kazahora kabimwibutsa. Uwo niwe mugore Dawidi wa mbere yashatse. Iyo rero Dawidi yayitaga imyuzure y'iki? Y'ubugoryi. Ubuzima yari yaraciyemo bwo guhubuka, nta gusobanuza Imana, nta gupfukama ngo asenge. Dawidi yigeze guhunga Sawuli ajya mu bihugu by'abapagani, agezeyo ubuzima buranga, bwanze umunsi umwe abona bagiye kumufata ngo bamukoreshe icyo adashaka. Dawidi yigira ikigoryi ngo azana ibimyira n'intuza, akazaza ngo agenda ngo yimyira, azana intuza yicirisha inkonda umuntu wari warasizwe amavuta. Bamuzanira umwami, aramureba ati iki kigabo gicira inkonda kirimo guhoboba, kirimo kugenda, iki gisazi mwakinzane ngo kimarire iki? Uwo munsi bari bapanze ko Dawidi ajya gutera muri Isiraheli akica Abisiraheli. Yibuka ko yasizwe amavuta yo gukiza Abisiraheli, atasizwe amavuta yo kugira gute? Kubica. Yihindura umusazi acira inkonda. Ariko reka mbabwire, ubuzima budukoresha byinshi. Ubu muri uyu mugoroba wowe ntushobora kwibuka imyuzure y'ubugoryi yagiye gucamo. Hari igihe uhura n'umuntu ukabaza umuntu, site wa mugabo wawe yaje gutuza ati imyaka yamushyize hasi. Hari imyaka umuntu agera mu bugoryi bukambara amababa bukagutwara. Dawidi yatekerezaga byinshi. Dawidi yigeze kubara ubwoko bw'Imana, aricara ararya, abonye nta ntambara aheruka, mukora ibarura, bakora ibarura, mumbarira abantu bashobora kujya ku rugamba n'abatajyayo. Wabwiye kubara avuga ati ibi bintu mwami urabishakira iki? Ibi bintu wabiretse ko atari ibyawe, umenya abantu ni wowe wabazanye ku isi. Dawidi ati genda ubabare we. Aragenda arababara, ababaze, Imana irababara cyane. Urabara abantu banjye, ni wowe batunze, ni wowe bagaburira. Ubwo wakoze icyo rero, hitamo ibintu bitatu: guterwa n'abanzi, mugiga, cyangwa ukagira ibyago mu rugo rwawe. Dawidi ngo abirebye byose abona ni bibi, avumbura ko yakoze ikintu cy'ubugoryi. Arangije abwira Imana ati ibyo bintu byose bitatu mbwiye ngo mpisemo kugwa mu biganza byawe. Ubwo yarahisemo muri bya bindi bitatu. Dawidi aza kwicara mu guhimba indirimbo, aravuga ngo imyuzure y'ubugoryi yagize gute? Yarangose. Imyuzure y'ubugoryi yanteye ubwoba. Dufite ubugoryi bwinshi, ariko Imana yacu mu ijuru iratureba ikifuza kuduha ubwenge. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ngo umuntu wese uca inyuma uwo bashakanye, umuntu wese ujya gushaka atabanje gusobanuza Imana no gushyira ubwenge ku gihe, umuntu wese utwarwa n'irari rya kamere, umuntu wese ufite ikintu akora akanagihisha akagira ngo Imana ntikireba, ari mu myuzure y'ubugoryi. Keretse nugira amahirwe wahuye na Dawidi agahura nawe. Muri Bibiliya nasomye ikindi gitekerezo mu Byakozwe n'Intumwa igice cya 7:54. Bibiliya itubwira igitekerezo cya Stefano, mwese murakizi.
Stefano yabwiye abantu ko Imana yakuye abantu mu Egiputa, urukundo Imana yabakunze, uburyo abantu babaye babi. Ariko Stefano ageze mu Byakozwe n'Intumwa 7:54, Stefano aravuga, Bibiliya iravuga ngo babyumve batyo, abantu bamwumvaga bazabiranywa n'uburakari, bamuhekenyera amenyo. Ariko Stefano yuzuye umwuka wera, arararama, atumbira mu ijuru, abona ubwiza bw'Imana na Yesu ahagaze iburyo bw'Imana. Aravuga ati, dore mbonye ijuru rikingutse n'Umwana w'umuntu ahagaze iburyo bw'Imana. Barasakuza cyane, biziba amatwi, bamugwirira icyarimwe, baramukurubana, bamuvana mu murwa, bamwicisha amabuye. Abagabo bamushinje bashyira imyenda yabo ku birenge by'umusore witwaga Sawuli, ari we nde? Ari we Pawulo. Aba bagabo bamushinje rero, narebye mu gitabo cyitwa Inyandiko z'ibanze, harandika ngo kuko batashoboraga gutsinda ubwenge n'imbaraga yavuganaga, babonye ko ntacyo ubwabo bashobora kumutwara, baguriye abagabo b'ibigoryi kugira ngo bamushinje ibinyoma, ko bumvise avuga amagambo yo gutuka Mose n'Imana. Abagabo b'iki? B'ibigoryi. Igihe cyose uzahaguruka ukajya kuvuga ibintu udahagazeho, ugahimba inkuru zitabaye ku muntu kugira ngo umwihimureho cyangwa umuteranye n'abantu cyangwa werekane isura ye nabi, ijuru kandi ubizi neza, uzi neza imico myiza y'uwo muntu, uba uri umugabo w'ikigoryi. Abagabo b'ibigoryi bakoze akazi mu bihe byose byagiye bibaho. Nshuti zanjye, ubugoryi bwo gushinja abandi ibinyoma no kugaragaza isura yabo mu buryo bunyuranye, no gufata umuntu ukamurema nabi mu bwonko bwawe ukamutandukanya n'uko Imana yamuremye, n'imyuzure y'ubugoryi. Uzabigenderamo bizagutwara, uzaba umusitari ku rusengero n'ahandi, ariko igihe kizagera umunwa wawe ukubuze kwinjira mu ijuru. Ijuru ni irembo rifunganye, umuntu ufite umunwa munini ntuzamwemerera kwinjirayo. Ariko nshuti zanjye, nakomeje kureba muri Bibiliya, nimureba umuntu witwa Esawu. Esawu yagize gutya, agurisha umugabane yari yatetswe na Yakobo. Esawu yaricara avuga ati, n'ubundi ngiye gupfa, ibyo bintu murimo kumbwira bimariye iki? Ariko nagira ngo mbabwire, umugisha wamaze kugenda, ubutware bw'umwana w'imfura bwamaze gucaho. Esawu yashize ubwenge ku gihe, amenya uburemere bw'ibintu yakoze. Mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi paje 118 haranditswe ngo abantu benshi bagurisha ubutware bwabo kubw'irari ry'umubiri. Irari ry'umubiri rishobora gutuma ubutware bwawe butakaza. Umubiri urimo uratera abakobwa gufata imyanzuro batari gufata. Umubiri urimo uratuma abagabo n'abagore bata icyerekezo. Umubiri urimo uratuma abantu bibagirwa ko bigeze bamanika n'akaboko kuri Yorodani bajya kubatizwa. Abantu benshi bazagurisha ubutware bwabo kubw'irari ry'umubiri. Ubuzima burangizwa, ubwonko bukagira imbaraga nke zo gutekereza, kandi ijuru bakaribona ukundi, byose kubw'umunezero w'akanya gato n'irari, bica intege kandi bigasuzuguza. Ubwo Esawu yakangukaga akabona ubugoryi bwo kugurisha ubutware bwe ahubutse, yibutse ibitereko yasheshe, atagishobora kongera kubona ibyo yari yabuze. Niko bizamera ku munsi w'Imana, kuba bazaba baraguranye umurage wabo w'ijuru ngo bishimishe bitewe n'inarike. Bazagarura ubwenge igihe cyagize gute? Cyarenze. Ngo ku munsi usoza amateka y'isi, mu gitabo nasomye ngo Yesu Kristo yari yicaye ku ntebe. Iyo ntebe ihinduka, kuri iyo ntebe haboneka umusaraba. Hejuru y'uwo musaraba haboneka ikintu kimeze nka televiziyo nini. Ngo buri muntu wese atangira kubona ibyo yagize gute? Ibyo yakoze. Ijuru ntiryigeze ryemera yuko umuntu umwe arebera mu ndi. Oya, buri wese yarebaga ibyo. Ndagira screen abantu bazaba barimo kureberaho bazarebamo iki?
ni ubugoryi bwakuranze mu minsi yo kubaho kwawe. Hari amafuti menshi Satani yadutegeyemo ku buryo abantu bagiye kuzabura ubugingo kandi Satani ababeshya ngo ni ubwenge. Nshuti zanjye, ibi bintu biratangaje. Pawulo mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 5, Pawulo muri Bibiliya zanyu murebe titire iravuga ngo ubugoryi bukomeye bw'Abakorino. N'ubuhe bugoryi Abakorino bagize? Aba Pawulo yandikiraga ntago bari abapagani, bari abaki, bari abakirisitu. Pawulo arabandikira mu rwandiko rwa mbere rw'Abakorino igice cya 5, arabandikira ati inkuru yamamaye hose. Inkuru yagize gute? Yamamaye hose. Ntago bikiri ibanga, ku isoko barabivuga, ku muhanda barabivuga, abasenga n'abadasenga barabivuga. Iyo ibyo bintu bizwi gutyo ugiye kubivuga, uvuga ko inkuru yamamaye hose. Inkuru yamamaye hose yuko muri mwe habonetse ubusambanyi, ndetse bw'uburyo butaboneka no mu bapagani. Pawulo aravuga ati mugeze ku rwego rw'ubusambanyi ku buryo n'abapagani mwamaze kubarenga. Umuntu kwenda mukase, namwe murihimbaza aho kubabara, kandi ari byo byari bibakwiriye ngo uwakoze icyo cyaha akurwe muri mwe. Pawulo yababajwe nuko abantu bakoraga icyaha cy'ubusambanyi. Nta muntu wabavugagaho, n'amateraniro hategurwaga ibibwirizwa bidafokasinga kuri icyo kintu. Ariko ubusambanyi bwari buri mu rwego rwo hejuru kugeza ubwo yababwiye ati inkuru yaramamaye ahantu hose. Ubusambanyi buri ku ntebe, ubusambanyi buri mu bagabo birirwa batereta ubwana buto bwo ku rusengero, ubusambanyi buri mu bakuru b'itorero batereta uturirimbyi. Ubusambanyi bwaragiye burazamuka, buri ku rwego rwo hejuru. Ariko ibyo bintu umubwirizi yaje kubwiriza, abayobozi baramwegera bakamubwira bati aha nta kindi kibazo dufite uretse ikibazo cy'abantu batuye kure. Ubwo ngo barangiye umubwiriza ngo ibyo azagira gute? Mva rero ubundi nta kintu bari batwaye pe, nta n'ikibazo kiri ahanga, uretse nawe uzabana nabo, uzababona abantu bacu nta ribi ryabo. Kandi ubwo urimo kubikubwira abana b'abakobwa yagize gute? Yarabamaze. Abadamu bicara nabi mu rusengero. Umudiyakoni iyo abantu bayoboye gahunda ukabura aho ureba, ugahamagara umudiyakoni uti genda ubwira uriya mudamu agerageze yimunyamunye nyamuneka. Umudiyakoni ati ndamuhera he ko n'ejo bundi yiyamye umuntu. Kaza akamubwira ati gerageza wicare neza, abantu b'imbere bavuze ko wicaye nabi, ndakwiyamye. Abagore batereka amabere bakaza agahobera umugabo akamugumana ku rusengero, ariko ntukanyikoze imbagara. Ariko dufite abagabo babaye abanyabwuzu birirwa bahobera utwana tw'uturirimbyi, ariko ko mbona unsuhuza utandeba shaka. Umuyobozi wakora arabacungana n'agafite isura nziza, subiramo icyo gice akakiririmba nabi, ongera. Ariko reka mbabwira abantu mufite amasura meza mwarakize kabisa. Ufite imodoka warumanutse nkumanure. Kandi ubwo haba hari abaraho nabo baparitse ibirenge avuga ati se uramanutse umanukane. Ndacyari aha ngaha tu. Satani agiye kudusenyera. Insoresore zohereza amamesaje abagore bubatse, 8:30 mesaje kabiguye muri telefone. Ubwo kandi muraye mwashwanye mupfuye amafaranga, cyangwa se mufite ikindi kintu mwapfuye. Umwe arareba urasirazuba, undi areba iburengerazuba, mesaje kabiguye aho ngaho. Urimo uratekereza iki? Kora akabarebye telefone, yamara kuyireba agahita avuga tuko biri kose nubwo iki kigabo turyamanye kitankunda, ariko hari abanshaka. Uzajya kumva wumva umudamu abwiye umugabo ati ntukajye unyirataho, hari abantu banshaka kugira ngo ubungiye naburunjyana. Nubwo buba buri mu matelefone bumurazi ijoro. Bwisoresore bwirirwa buhunahuna mu badamu bakuze. Ariko umuntu yaje kubwiriza amubwira ati bwiriza 666 iki kinyamaswa kitazarya abantu. Mwabanje mugacika inyamaswa ibiruka. Ubusambanyi mu matsinda y'amasengesho, kugeza ubwo abantu bahaguruka ngo barahunze, umuntu akazinura umugore we. Abagore binjije, Bibiliya ivuga ko abagore badafite ubwenge bazahura n'ikibazo, kuko Bibiliya ivuga ko minsi imeruka hazaba hari abigisha bafite inkovu z'ibyaha mu mitima yabo nk'iz'ubushye. Mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 2, Ellen White yandikiye umugore wari ufite ibibazo iwe, aragenda ajya kubibitsa abandi bagabo.
umuntu atangire wumva arimo arakubaza atari ko umugabo wawe buriya ujya umubona, uti ndamubona nyamara, none se buriya ntago mbizi ariko niba ntivanze ajya gushimisha bihagije. Urabishinzwe suri Yesu? Wowe ushinzwe kumenya mu ngo z'abandi abishimye n'abatishimye? Abadayimoni bagiye kubasenyera umuntu wese ubagarira umwuka w'irari. Pawulo yarabibabwiye, arababwira ati mwabakora ino mwe nubwo mwicaye mu rusengero musigaye mukora ubusambanyi n'abapagani batakigira. Dufite umubare w'abantu bitwa ngo n'abakristo bakora urutonde bafite amadini basengeramo bakajya gukuzamo inda. Abantu b'abakecuru babigize umushinga. Kangira ikintu babwira, muzahura n'akaga. Umuntu wese utarabamba kamere n'iruba n'irari azisanga bambye umwami Yesu. Dufite abantu bafite impuhwe, cyakora ukabona umuntu araje ngo agiye kuba ngo membre wa korari, umuntu akaza ngo muri zajiya cyangwa mu nama y'itorero atabagore mu banshinge. Ukabona umukuru w'itorero atari ko uyu muntu twahaye abagore wenyine tukamurekeramo bizagenda gute? Ukabona nyine ahubwo ati kandi ubu ngubu mba nibereye mu bagore uzabona havuga ngo nkunda abagore. Reka ngire ikintu mbabwira, abantu bitwa ko basenga, abantu babwiriza abayobozi, ni mudusengere kuko Satani yazanye iturufu yitwa ubusambanyi. Kuko iyo umaze gusambana Satani akorana n'umutima wawe akagucecekesha. Umunsi wateguye icyigisho cyiza cyangwa uri buvuga amatangazo, Satani yicaza mu iteraniro uwo mwasambanye akamwicaza imbere, gatangira uti itangazo rya 4 ukabura aho ureba. Ntaho wabona ureba. Muzabona amagambo arimo kugenda ashirana ababwiriza, amagambo ashirana abapasitoro n'abakuru b'itorero, nama korosi tugenda dukata. Ubu dufite abantu b'abaririmbyi basigaye bacungana n'utwana tumaze kubatizwa. Umuntu yakimara kubatizwa bataramenya no kwambuka umuhanda mu by'agakiza, ukabona ukabona ikintu cy'igisore cy'ikirara kiraje kiti nzakwaranja, nzaza ngufasha, mpa nimero yawe. Umunsi umwe twarana mu mubatizo, umuntu ahita atangira arimo kongorerana n'undi, ahita avuga ati kiriya cyana cy'igikobwa cyabatijwe, ati mukimbwire kime nimero. Madamu arambwira ati mujye musengera aba bana babatizwa. Umuntu ari mu ikanzu y'umubatizo, ikimutereta cyatangiye kuboneka ko turajya mu ijuru riheze. Ariye niba udashobora kunezezwa n'amazi y'isoko Imana yagufukuriye, uzazenguruka amasoko mpaka urushye. Dawidi waryamanye n'abagore benshi, Salomo waryamanye n'abagore benshi. Abo bombi banditse yuko gupfumbata umugore w'abandi ubupfumbasa umuriro. Iyo iby'iryo somo rivuga biramutse bigaragara, mwazaza mubona abantu bagenda bashya. Umwanda w'ubusambanyi kiswa abantu baza guteratanarira ku rusengero, akaba ariho buzuriza imigambi mibisha. Abantu bakajya mu bintu by'amahano, uwababwira amahoteli, abantu barimo gufatanwa bagiye gusambana. Kandi abantu baratuzi. Umugabo n'umugore hano muri Kigali, umugabo yafashe umugore w'abandi basenga ku itorero rimwe, amujyana ahantu hano hafi aha ngaha, amukubita mu irogi. Umuntu wishyuzaga irogi aravuga ati nubwo ndi umupagani ariko ibingibi mbiretse naba ndi umupagani kurushaho. Fata nimero, hamagara babo bandi babiri, hamagara umugabo w'umwe n'umugore w'umwe, mubanguke mbere. Baraza banyakwipfira, basohotse basanga ku muryango buri wese umuntu warahari. Mbega byari bimeze nka kwa kundi usohoka muri sale dope umuntu wawe ahita gufata. Murabizi kwa muganga iyo uvuye kubagwa mu ibagiro umuntu buri wese abarimo kuvuga ati wanjye ari hehe. Bararebana babura icyo bavuga. Dufite umubare w'abagore barimo kwinjira mu busambanyi, ngo barimo barahimana n'abagabo babo nabo ngo barasambanye. Abana banyu muzabona ingaruka zabyo. Guhimana mu kibi, ubugoryi bukomeye bw'abakorinto. Pawulo yavuze ko ari ubwoko bw'ubusambanyi kugeza ubwo n'abapagani bababwira bati aho mugeze mwebwe muraturengeje. Saba Imana, bwira Imana iginesha umubiri. Umuntu arimo araba umupfakazi amezi 3 amezi 4, ibintu by'ibigabo byubatse bigatangira kujyayo, nugira ikibazo turahari. Ikihe
murabura gusengera abantu. Ubundi Yesu yavuze ko abapfakazi bazabito abitorero. Abapfakazi bo mu nzu y'Imana ntago yabashinze abayobozi, yabashinze itorero. Umuntu aracyafite agahinda k'umuntu we, aracyamuri ku mutima, nawe wagiye kumusura ukabakaba ibibero, uri mu biki? Wamurekeye ibyarimo ko bigoye kandi bimuremereye. Umuntu bakamuterera indi wabo akavuga ati abagabo ndabanze, yabagishyira ubwonko ku gihe, ugatangira kuzaza ujyayo buri mugoroba, akubona utuje wubitse urutwe akagira ngo uri umuntu muzima. Yarangiza akavuga ati wa wundi wayinteye ari mubi, uko biri kose uyu nguyu yazamuza amarira. Wamara kuyimutera utubwo n'abandi niko usanzwe ubagenza. Kongerera abantu ibibazo gusa mwirirwa mwiruka, uzakuramo imyaku. Bantu ba Kabusunzu, musabe Imana ibagenderere, muzashiduka nta jambo mufite. Igihe kizagera mujye mwishakamo umuntu wagira ijambo aribure. Kubera iki? Ubusambanyi nicyo kintu cya mbere gicecekesha. Imyuzure y'ubugoryi. Luka 15. Umwana w'ikirara aho yagiye mu gihugu cya kure, murabizi ko yatse ibintu bye aragenda. Ku murongo wa 11 kandi arababwira ati, Yesu hariho umuntu wari ufite abahungu babiri. Umuherereza abwira se ati, data mu mugabane w'ibintu nkwiriye. Nuko agabanya amatungo ye. Iminsi mike yishize, umuherereza ateranya ibintu bye byose, nta kintu yasize. Ubu ni ubugoryi bwa mbere. Guhaguruka ukagenda uzi ko utazagira gute utazagaruka. Reka mbabwire, nuramuka uvuye hano ugiye gupagasa muri Malawi, Mozambique cyangwa he, ntugasige ugurishije inzu. Kuko impamvu ikujyanye ushobora kujyayo ugahura n'inyuranye niyagize gute niyakujyanye. Buriya najya mbabwire, indege yose igomba kuba ifite ikibuga yahagurutseho, kandi biteganya ko nibyanga igaruka ku kibuga cy'indege. Gufata ibintu byose ukabipfusha ubusa, ntukajya uganira n'umuntu ngo umwizamureho, kuko ubuzamukenera. Nigeze mbona umugabo hano muri uno mujyi w'umukire yapfuye. Yaramaze gushaka abagore 3, ubwo yari asigaye aba ku mugore mutoya, niwe uba ufite isura nziza, azi no kurya amafaranga. Umugore mukuru ntabwo aba agifite isura nziza, nta nubwo aba azi kurya amafaranga. Umugabo arapfuye rero, apfuye bakora inama bati arashyingurwa avuye he. Bapanga nyine ko azashyingurwa avuye ku mugore mutoya nyine wa 3. Umukire umwe araza ati, reka mbabwire, aramutse adahagurutse mu rugo rw'umugore mukuru, ndabarahiye ikuzimu ntazagerayo. Bati ni indi dosiye rero. Ati mwe mwigeze mubona ibyo bintu bibaho? Umugabo ahagurukira mu rugo rwe rwa mbere. Iyo mutabigenje gutyo ibizaba ntimuzambaze. Baricaye bakoze inama bati, inama atanze ko ariyo. Babajije basanga ntiyaherukaga ku mugore wa mbere. Bati tugeyo rero. Barabanza bajya kwisurisha umugore, bati pole, ati nubwo yapfuye sinamugiraga. Baratangira batari ko nubwo yapfuye n'uwawe. Ati oya, umujyana aho agomba kujya. Baramwinginga bati rero tubabarire ahagurukira. Ati hoya, mwebwe nimubanze muteranye abagore be, tubanze tuganire umutungo yari afite. Ninjye mfite abana benshi, babanze banyereka ibyanjye ubundi mumusana. Ariko ibintu byo kuvuga niba mubona nta kintu muri bunzanira abana banjye bungukamo, n'ubundi ni ukunyongerera agahinda, mumugumisha iyari. Baringinga bajya mu nama, icyumweru gishira bari muri izo diru, abantu bagira ngo hari abantu bo hanze bategereje. Mugore mukuru yaranze, cyewe umuntu yamvuyeho ari muzima garuka ari intumbi. Oya oya, mumugumane. Umugore mukuru amaze kubemerera, abagiye gushyingura bavuga batashyinguwe neza rwose. Kugwa ku mugore wa kangahe? Wa 3. Uyu mwana yahagurutse ateranya ibintu bye byose, kuko ntiyabaraga ko azagaruka. Yumvaga hazajya azahirwa ku buryo atazakenera se. Bibiliya iravuga ngo aragenda ajya mu gihugu cya kure. Agezeyo, abasomyi ba Bibiliya handitswe ngo iki?
yayishe iki? Bibiliya iravuga ngo yayisha ibintu bye ubugoryi bwaramujyanye, arabanza arya ubuzima. Iminsi yo gukora yisimbuza iyo kurya neza. Azenguruka mu buzima, aragenda ararya arinezeza, atora inshuti zihuje n'amarangamutima afite, azenguruka nezeza umubiri uko abishaka. Ariko yari azi ko azahabyina iminsi myinshi, ubuzima butangira kugenda bumumanura, uko udufaranga dushira, inshuti zimuta, ubuzima bumuta bumujugunya mu bundi. Yaje kwisanga arimo kwaka ikiraka cy'ingurube. Aravuga ati ariko ahangaho sinzaharenga. Ingurube abana nazo inzara iratera, noneho nazo zitangira kudahaga. Shebuja akazamubwira ati ariko wibuke ko ingurube zikuruta, zigomba guhaga, wowe niyo wakwicwa n'inzara nazana undi. Ageraho noneho yifuza ibyo kurya ingurube zagize gute, zasigaje. Umunsi umwe ashyira ubwenge ku gihe, aravuga ati agereranya ubuzima arimo n'ubwo yari arimo, aza kuvumbura yuko ubugoryi ari bwo bwamushutse. Guhaguruka iwabo ubwabyo bwari ubugoryi, kugera mu gihugu cyakura ajyanye ubutunzi n'ubugoryi. Buri gihe ubugoryi burya ubutunzi byanga byakunda. Abajene muri aha, ubu impagarike yanyu ubwayo ni ubutunzi, ariko ubugoryi mufite bugomba kurya ubutunzi bwanyu. Niyo mpamvu uzahura n'umwana w'imyaka 20, ukubitane nawe yahinnye umugongo, yahinnye iki, kwa muganga bapime basange umwijima warahiye kubera bya byuma by'ibiyoga banywa, usange yarwaye sida, nta nabizi byibuze ngo anywe imiti. Araho n'umuntu uhora uzenguruka, kurya wapi, ibyiringiro ntabyo. Kubera iki? Iyo ufite ubutunzi warangiza ukagira ubugoryi burya ubutunzi. Ndagira ngo mbabwire mugabanye ubugoryi. Umukobwa mukaganira, uvuye hehe iri joro, hatashye nka saa 5. Urumva mama, urabona wa mwana twiganye, bahora bigana n'abana, nta muntu mukuze bigana. Niyo waba bari muri kaminuza, ni wa mwana tugira gute. Wa mwana twigana, mu gitondo twagurutse tujya kureba inshuti ye, tugezeyo dusanga hari umuntu baturanye igare ryagonze, nawe ni umwana w'inshuti y'uwo mwana nyine. Ubwo tujyayo, noneho tonto aza kumpamagara, ampamagaye antuma kwa anko. Ngezeyo mpahurira n'undi mwana twari inshuti w'umuhungu, turaganira ariko nta nubwo twanatindanye. Noneho tonto anjyana ku wundi muntu bigana, tujyayo dusanga hari pate rero. Ubwo tubayo aho dutahiye, ndavugana ubuse kwa anko bari bumenye aho ndaye, reka mbanze njye kubabwira yuko ntashye. Buriya rero mama, nshidutse saa 6 zigeze, ngurwo urugendo. Abana, anko, tonto, ukareba uwo muntu azaba umugore yicare mu rugo, ariko isi irikoreye. Warangiza ngo ntuva ahangaha, azahava se ahubwo azanaguruka. Ubugoryi, abakobwa bagira ubugoryi ku buryo abenshi bashyira ubwenge ku gihe iyo bamuteye inda yicaye cyangwa isi yamujugunye yicaye, nibwo yibuka iminsi ye y'iki y'ubugoryi. Ariko ndabinginze, iyo habayeho amahirwe yo kwisubiramo, Imana ihindura amateka. Gurokoka imyuzure y'ubugoryi. Dawidi ati Imana irabizi neza, niyo yandokoye imyuzure y'ubugoryi. Dufite ubugoryi bwinshi. Umunsi umwe nigeze kugira gutya, umuntu araza nsanga aho nakoreraga, ambwira amafaranga, ibintu nakoraga bya tekiniki ba mu mutwe. Harangije arambwira ati ariko aya mafaranga wayakorera ko ndabona nta kintu urimo gukora. Ndambwira nti hoya, genda ushaka undi ayakorera. Nari nizeye ibiraka, ngiye kubona mbona burije bujya kwira nta kiraka mbonye. Iyo nta mafaranga umuntu afite rero arayura, nayura nka 3. Abo twirirwanye mu kazi mbona bagiye kurya, ntegereza umbwira ati tumanukane, ndaheba. Mbona baragarutse bose na za kirida mu kanwa bagira gutya bati ubwo uyu nguyu abafite uko yabigenje. Ntibaza se uyu munsi uragenda gute? Nzamuka gake gake nk'inkoko yanyagiwe ndataha. Inzara irankubitira nyumutsa neza. Mu gitondo ndabyuka nkayura, nkumva kugarura amenyo n'ibirimo gufatana. Nize ubwenge kuva icyo gihe. Ikiraka cyose warambwiraga, umwe nkakimukorera ku 100, undi akama veni nkayafata. Bazahura bati ngewe yankoreye ku 100, undi ati ngewe ni veni, bakampamagara bati wongenje ute? Ni ngewe ayo mbonye yose ndayafata. Ariko ubwo ni ubwenge. Kubera iki? Ubugoryi niburangira,
muzavumbura ibintu. Umuntu afite agatuza, afite ibiboko byamaze kubyimba, n'ubwanwa bwaramukundiye buruzura, arambara isengeri akayuzura, ugasanga ari iwabo nyina niwe ugiye gukora akazi k'ubuyede. Urinjije, uri mu myuzure y'ubugoryi. Umuntu ukirimo kurya imitsi ya mama we afite ibituza, ngo ntiwajya no muri kampani y'ibishingwe ku munsi ugahembwa 4 iwabo muri umuyede. Niyo waca muri karitsiye uvuga uti abantu bafite inkweto za plastique zashaje, wakwinjiza 5, ariko utegereje gukeba isakoshi y'umukecuru atashye. Ubu dufite abana birirwa basa neza, bize za kaminuza, ashinzwe gusohora umuceri wabo. Utereka umufuko hariya, umukozi wo mu rugo agahita akubwira ati ku muceri wari urahuciye he, ugatangira uti ushake, yarangiza ati mama ntago nzawuciye. Umunsi umwe akagufa, agafata igihungu cyakakizana barimo guserera, ukamwira uti bigenze gute, ati nguyu ndaho umufatanye. Ugasanga uri umukire wabyaye umujura. Imyuzure y'ubugoryi. Umuntu aturuka Vendredi abyina mpaka Dimanche, ninjoro akararayo, bakamuzana mu gitondo mu ngorofani. Iwanyu baragutayeho amafaranga ngo wige. Abagore bakirirwa bagushuka ngo umugabo wawe yarakuveteje, ngo umugabo we nta kubonera ibyo ushaka, ukaza wirirwa ubunahuna mu bagabo. Kambabwire, iyi si izadushyira ahantu ku buryo muzashyira ubwenge kugiye mukavumbura ko imyuzure y'ubugoryi yabatwaraga. Nihuta nshaka umusozo, kubara 23, kubara igice cya 23. Hari ikintu gitangaje muri Bibiliya. Kubara 23 umurongo wa 20. Bahamagaye Balamu kugira ngo avume ubwoko bw'Abisiraheli. Baraki aramubwiye atumva rero urabizi uri mu nzara, njyewe niteguye kuguha ibishoboka byose. Balamu yari yarigeze kuba umuhanuzi w'Imana, ariko aragwa. Aguye atangira kubaho mu buzima bwo kutanyurwa, atangira kutanezezwa n'imigisha Imana imuha, birangira Imana itakivugana nawe. Abantu bakazaza bakomeza kugira ngo ni umuhanuzi kandi yaraguye. Buriya reka mbabwire, abantu bigeze bakorana n'Imana mujye mubasengera cyane. Uzi ko umuntu agwa abantu bagakomeza bakagira ngo agize gute, harahagaze, mugakubitana bakakubwira ati bumpereje 100 aho ngaho, ugatangira utumuntu w'Imana wasizwe amavuta ukayamukubita. Naho n'amavuta ya ntuza ya vaseline ntayaheruka uretse ay'Imana. Kwibeshya mu muntu, buri muntu ni mugari, ntukamwibeshyemo. Baramu bamujyanye ku musozi nk'uko n'abampagaze aha, bamwereka amahema y'Abisiraheli nk'uko wabureba hariya Nyabugogo. Baramubwira bati gerageza uvume bariya bantu. Baramu aragerageza kubavuma biranga. Baramubwira bati rero uyu musozi uriho reka tukujyane ku yindi nguni. Bamujyana ku yindi nguni, barongera baratamba, vuma biranga. Ku murongo wa 20 kubara igice cya 23 tujyane. Dore nategetswe kubahesha umugisha, nayo yawubahaye simbasha kuwukura. Amen. Nategetswe, Imana wowe wampamagaye umpa n'ibintu byawe ngo mvume, ariko Imana yategetse ko abana bayo bari buhabwe umugisha, kandi uwo mugisha simbasha kuwukura. Arangije avuga impamvu Abisiraheli batavumika, impamvu Abisiraheli Imana ibaha umugisha mu cyimbo cy'umuvumo. Yatanze impamvu. Icyambere, Imana ntibonye gukiranirwa k'ubwoko bwa Yakobo. Icyo ni icyambere. Iyi Imana irimo kureba mu bwoko bwayo, iyi Imana irimo kureba mu itorero ryayo, ikabona nta gukiranirwa ireba, iranezerwa. Niyo mpamvu gukiranuka kwa Kristo kugomba gutwara imitima yacu, kwibombarika, gushaka gukizwa n'amategeko dushyira mu bikorwa kandi twigaragaza. Nta muntu n'umwe bizakingurira ubwami bw'Imana. Imana yararebye, Abisiraheli barepfo bibereye mu mahema, hejuru hari umuntu urimo kubagambanira ariko ntibabizi. Nimugoroba nari ndimo kumva umubwiriza umwe arimo kuvuga ngo Imana buri gihe ihora ibwira umuntu wayo ngo wowe jya ucungana n'ibyo ubona, ibyo utabona jya ubimparira. Kuko ibyo rero bo bari barimo gucungana n'ubuzima bwabo bwo mu nkambi, ariko hejuru Imana yari irimo gucungana n'ikibazo gikomeye batarebaga.
noneho rero Imana ntiyabonye gukiranirwa mu bwoko bwayo, niyo mpamvu kubavuma bitakundaga. Icya kabiri cyatumye kubavuma bidakundika, ntibonye ubugoryi. Ubugoryi ntibubonye ku Bisiraheli. Amen. Nta bugoryi igize gute ibona. Abisiraheli bari abantu bazi gutandukanya icyiza n'ikibi. Abantu iyo umuntu yagaragazaga ubugoryi mu nkambi yabo, baramufataga bakamugira inama byakwanga, ngo ababyeyi bakaza bakavuga bati uyu mwana twaramutoje, twaramusengeye, twamugira inama aranze aratunaniye, ngo bahitaga uwo mwana bamutera amabuye. Imana ntiyabonye ubugoryi mu Bisiraheli. Reka ngire ikintu mbabwira, uramutse ufite ubwenge bw'Imana, niyo ababyeyi bawe bakuvuma, hari igihe ujya ufata umwanzuro ugiye kubatizwa, umubyeyi akakubwira ati sinzagukenera ipuza apfe ntacyo wigejejeho, ariko ujya kubona ukabona mu myaka nk'icumi umubyeyi ari iwawe arimo kuvuga ati abana banjye bose yaba bahitagamo nk'uko wahisemo. Kubera iki? Nta muntu n'umwe wigeze ahitamo Imana ushobora kuvumwa ngo bifate, ntibibaho. Pfa kuba wiyeguriye Imana nta bintu by'ubugoryi. Bantu b'Imana mugerageze mureke ibintu by'ubugoryi. Satani arashaka ko tuzenguruka ku bugoryi mpaka imbabazi zirangiye. Imana nta bugoryi bwari burimo kubw'ibyo kuvuma Abisirayeli ntibyakunze. Uwiteka Imana iri kumwe nabo, ni umwami wabo, bayivugiriza impundu. Amen. Babana n'Imana kandi impundu zabo bazerekeza ku Mana. Abantu bahora batekereza Imana, impundu bazivuza bakazivugiriza Imana, wababonamo ikihe kibazo? Yarakomeje. Imana yabakuye muri Egiputa niyibajyana ifite amaboko nk'ay'imbogo. 23 nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo. Iyo baba bajya kuragura nari kubavuma bikagira gute bigakunda, ariko nagize ibyago muri bari abantu nta muntu uragura ubamo. Kubera iki? Bari bafite ubuturo bwera. Icyiza n'ikibi bakimenyeraga ku bwiza bw'Imana, kandi Imana yari ifite umutambyi. Abisiraheli babaga bafite umuhanuzi Mose wamenyaga ubushake bw'Imana akababwira. Ku bw'ibyo rero yari amafuti kubona umuntu uragura. Kandi uretse ibyo nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Amen. Uyu munsi umuntu arimo arabura kompiyuta, yarangiza agahita avuga tumva rero uyu munyagu nyibyo ubu azi ububabare mfite. Umuntu agahita ambwira ati ngwino nkwereke. Umva, ubu abakirisitu bacu baribwa ibintu bakajya mu bapfumu. Bangarurire kompiyuta yanjye batwaye, bangarurire imodoka yanjye bibye. Abantu bicaye ahangaha bari n'abagore bicaye bafite imiti ku bitenge, barambwira ati jya ukagendana uzabona umugabo agarutse. Buri gitondo agahindura igitenge n'ako gashashi karimo ibintu by'ibyatsi bamuhaye n'ibivuta by'inka bavanze, akabihindura agafunga ku kindi gitenge, akaba arimo kuririmbira hano ariko akenyereye ku ibanga avuga atazaza tu. Kuragura n'ubupfumu ni bimwe mu bintu Satani yamaze kuzana. Murebe mu madini atuzengurutse, imyuka y'abadayimoni y'abapfumu niyo barimo gukoresha, ariko bakabyita ngo barimo barabikora mu izina ryande rya Yesu. Iyo umuntu agiye mu barangi, mujya mubibona kuri YouTube abagiyeyo, umuntu ajya mu barangi agasanga ka Bibiliya bagakubise ku meza karabumbuye, agahita avuga ati ahantu hari Imana tu. Barenze ugasiga amafaranga, umo mufitanye ikibazo ukamusiga, bakakubwira ngo bazajya kubijugunya ngo mu mashyi. Igihe cyose nta kuragura kuri mu bwoko bwa Yakobo, nta bupfumu buri mu Bisiraheli. Mu gihe cyategetswe aba Yakobo n'Abisiraheli bazabwirwa icyo Imana ikora. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare. Dore ubwo bwoko bubaduka nk'intare y'ingore, bavumbuka nk'intare y'ingabo, ntizaryama itara ry'umuhigo, itaranywa amaraso. 25 Baraki abwira Balamu ati noneho ntubavume na hato kandi ntubaheshe n'umugisha na muke. Niba ushaka kutavumwa,
ukeneye gukiranuka gukomoka ku Mana, ukeneye kureka ubugoryi, ukwiye kwiringira ijambo ry'Imana, ntujye mu bapfumu kandi ntujye no mu byo kuragura. Ikindi kandi ni ukubana n'Imana mu buzima bwa buri munsi, wabona ubonye umwanya wo kuyishima ukayivugiriza impundu. Umuntu uriho gutyo Imana izamurinda ibintu atareba, imurwanira intambara atagize gute, atazi. Ibi bintu byari birimo kuba Abisirayeli ntibabimenye, ariko reka mbabwire uyu mugabo ubugome yakoze. Yabwiye Baraki, aramubwira ati ariko amafaranga naje gukorera y'uyami, gusa ndagutegurira undi mugambi simusiga. Baraki aravuga ati nta kibazo, baguha ibyo ushaka byose, uzagaruke dupange umushinga. Nyuma yaho yaragarutse aramubwira ati rero Abisiraheli bari kumwe n'Imana nta kintu wabatwara, wowe reka twiga amayeri yo kubatandukanya n'Imana. Iyo batari kumwe n'Imana ibintu byose ukoze urababasha. Aramubaza ati nibiki byabatandukanya n'Imana? Tegura ibirori, tegura iminsi mikuru. Mu minsi mikuru nabonye iyo batwarwa cyane. Nutegura iminsi mikuru, njyewe nzabakuzanira, kuko njye bazi ko ndi umuhanuzi w'Imana. Nzararika abasanzwe bakontororwa n'abandi bazane mu birori. Muri ibyo birori rero uzanteguriremo abakobwa bambaye ubusa, untegurire umuziki mwiza. Abo bakobwa uzategura baba ari abakobwa bafite ubusambanyi ku maso, ku buryo umureba mu maso ugahita ubona gahunda yayemeye yo kuryamana nawe. Ubundi nurangiza uzategure gusenga ibigirwamana, ku buryo nibamara kunywa inzoga no gusambana, umushinga wacu uzasoreza imbere y'ibigirwamana by'ibiti by'amabuye by'iki babipfukamire. Ubundi nzakwereka diru izaba irangiye. Baramubwira bati uwo mushinga urakunze. Barama baraje, akora ku bantu bake bake bagira amarangamutima abanguka vuba, muze mbereke ibirori tujyamo. Baba baragiye bagezeyo barakanura. Urabyumviye uri mu birori by'abapagani ubanza kwifata ukajya mu nguni. Toka Satani kwa jina la Yesu, ibi ni ibiki? Ariko koko Satani yafasha abantu koko, abakobwa babyina bambaye ubusa. Kera kabaye ibyo bapingaga bisanze babirimo, kugeza ubwo hari umwana w'Umwisiraheli umwe wo mu kiyobozi yacyuye indaya mu nkambi y'Abisiraheli. Arayicyura yasinze, asanga Abisiraheli uwo munsi yari hapfuye abantu, bategura amasengesho yo kwiyiriza ubusa. Biriwe bapfukamye imbere y'ihema ry'Imana bayisaba imbabazi ngo urwo rupfu ruveho. Abacamo abo biyirije ubusa, afashe indaya ayijyana mu ihema. Ageze mu ihema, habe no kwicara ngo avuga ati wenda nzaryamana na ejo amasengesho arangiye, yagombaga no gusohoka akajya kwifatanya n'abandi. Ariko vino ni umukobanyi, inzoga zirakubaganisha, ushukwa nabyo ntagira iki ubwenge. Yahise aryamana na wa wundi. Abari mu materaniro bamo barasenga Imana, bumva abandi bahirigita barimo gusambana. Umwana w'umutambyi witwa Finehasi yateruye inkota, aza ari inyuma y'ihema, afata inkota arayishinga, ishinga umugore, ishinga umugabo, ishinga mu butaka. Imana irangije iravuga ngo byibuze mbonye umuntu wagize agahinda mu mutima nk'ako nagize. Ayo magambo baranditse ngo mbere gato yuko tugera ku rugamba rusoza, ngo Satani azarimbura abantu babuze kwinjira mu gihugu cy'igikundiro akoresheje ibintu bitatu. Icya mbere, ubucuti butemewe, uburanga bw'abagore, n'igikombe cy'inzoga. Ibyo bintu bitatu ngo bizagabanya umubare w'abantu biteguye kujya mu bwami bw'Imana. Aba bajene bacu ubu bashize, bafite ba Baramu barimo kubajyana mu minsi mikuru, bazakuraho imbwa yiruka. Uyu munsi ubanza naganiriye nabi, mutazongera kuntumira. Ubu rero hari ubugoryi bw'amoko menshi, ubugoryi bwo gupfusha ubusa. Umuntu ni umukozi wo mu rugo, arimo arakorera 40,000 ku kwezi, akamara amezi 5 adahembwa, agahita aguramo telefone ya touch. Kandi ubwo arasitara, igisebe n'inkweto ntayo afite, urwara rwo kwishima narwo yararuciye. Ambabaze abakozi bo mu rugo, mugira groupe za WhatsApp muhuriraho ku buryo udafite telefone 200,000 abandi bagukuramo. Nuko utimenya, ko n'ubugoryi.
myuzure y'ubugoryi. Dufite ubugoryi bwo mu cyumba. Muri Bibiliya igaragaza neza yuko abagabo bakwiye kwitondera ibyo bakorera abagore babo. Ubugoryi bwo mu byumba, kwivumburana, kugira gute, guhimana. Abarebe ko mwaganira umuntu akakubwira ati nibwo bwenge naramubashije, urimo uramumenyereza ibintu bibi, uzakenera ko asubira uko yarara ariko yarangiritse. Abantu bafite ubugoryi bwo gushaka guteganyiriza ahazaza Imana bakayikuramo. Hari n'abafite ubugoryi bwo kudateganyiriza ahazaza. Abantu bafite ubugoryi bwo kwishimira ibyo abanyabyaha bakora. Hari ubugoryi bwo gupfobya umuntu Imana yatoranyije. Igihe Sawuli bamutoraga ngo abe umwami, hari abagabo b'ibigoryi ngo baragiye bakora agatsinda kabo, bitegereza Sawuli, baramwitegereza ngo banga kumuzanira indabukirano. Barangije bareba ati kiriya kigabo kireshya kuriya, ubona nacyo kitishoboye, kiriya kizatuyobora. N'ubu turacyafite abagabo b'ibigoryi. Inama ndanga iraza ikavuga iti dore abangaba niba Imana ishimye ko bazakora uyu mwaka. Ariko vrema nabo ibintu bakoze wagira ngo bose bari babaroze. Buriya bona kanaka yatubasha ko muri imitwaro. Ubugoryi. Muze gusoma Bibiliya. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire, sinzi uburyo nasoza mbabwira, ariko Abafilipi igice cya 2:15 Bibiliya iravuga ngo kugira ngo mutabaho umugayo cyangwa uburyarya, muba abana b'Imana batagira inenge hagati y'abo igihe kigoramye kandi kiki cy'ubugoryi. Turi mu gihe kigoramye kandi cy'ubugoryi. Kubw'ibyo rero ntugashake kugendana n'igihe, jya ugendana n'umukuru nyir'ibihe byose. Abo murimo kubonekera nk'amatabaza mu isi, mwerekane ijambo ry'ubugingo kugira ngo mbone uko nzirata ku munsi wa Kristo, yuko ntirukiye ubusa kandi nkaba ntararuhijwe n'ubundi. Turi mu isi yuzuye ubugoryi, murasabwa ubwenge. Amagambo yacu ari mu gitabo Umurimo wa Gikristo paje 219 aravuga ngo kenshi imibereho ya Gikristo yugarizwa n'ingorane, kandi inshingano zigasa naho kuzuzuza bikomeye. Ibyo twibwira bitwereka kurimbuka kwegereje, ndetse n'ububata cyangwa urupfu biri inyuma yacu. Nyamara ijwi ry'Imana rivuga mu buryo bwumvikana riti jya mbere. Dukwiriye kandi tukumva, dukwiriye kumvira iri tegeko. Nubwo amaso yacu adashobora kwahuranya mu mwijima, kandi tukumva amazi akonje asatiriye ibirenge byacu. Inkomyi zibangamira urugendo rwacu ntabwo zizigera zibura imbere y'umuntu udakomeza urugendo kandi ushidikanya. Abantu batindiganya kumvira kugeza ubwo igihu cyose gushidikanya kuzavaho. Abantu batindiganya kumvira kugeza ubwo igihu cyose cyo gushidikanya kizavaho, kandi bagategereza ko inkomyi yo kunanirwa cyangwa gutsindwa ishiraho. Bene abo ntibazigera bumvira na rimwe. Ukutizera kongorera abantu kugira kuti nimucyo dutegereze kugeza ubwo inzitizi zose zizakurwaho. Ubwo nibwo dushobora kubona neza inzira ducamo. Ariko ukwizera gutegeka kujya mbere mu butwari, wiringiye ko ibintu byose bishoboka kandi ubyizeye. Amen. Kubw'ibyo rero uyu munsi abantu barimo barongorerwa n'ibintu bibiri. Hari abarimo kongorerwa no kutizera, kumubwira ngo ibintu by'Imana bubiretse, wijya mu bintu by'itorero cyane, ibintu byo kwiyamamaza cyane mu rusengero wibijyamo, ibintu byo kujya gutanga amafaranga mu rusengero have. Kutizera kurimo kurongorera abantu ngo bategereze ibihe bizabagendekere neza, abari bwo bazakorera Imana, abari bwo bazayishaka, abari bwo bazayiyegurira. Ariko kwizera, Imana irimo irabwira abantu ngo jya mbere, jya mbere, fata umwanya wawe, shakisha uko ubana n'Imana. Ibi bihe by'ubugoryi bizakomeza bitwara abantu, ariko abubaha Uwiteka, kuba Uwiteka nibwo bwenge, kuva mu byaha niko kugira gute. Yesu Kristo niwe rukingo rw'ubuki rw'ubujiji, niwe rukingo rw'ubugoryi. Iyo umuntu yicaye imbere ye yimenyaho iki? Yimenyaho ubugoryi. Ndasoza mbasaba kwicara ku birenge bya Yesu. Abagabo dufite ubugoryi bwinshi, ariko kubera ko twabuze abatubwira amafuti yacu,
n'abagore bakaba baracecetse, twibwira ko turi beza. Urubyiruko bitewe n'amahane yabo n'uburyo nta kinyabupfura bakigira, gutinyuka umwana ukamubwira ko yitwaye nabi biragoye. Ariko turamutse tugize umwanya tukicara ku birenge bya Yesu, twakwimenya wiki ubugoryi. Kudateganyiriza ahazaza ni ubugoryi. Guteganyiriza ahazaza ugakuramo Imana ni ubugoryi. Kumva ko utazakenera abantu ni ubugoryi. Kumva yuko itorero utazarikenera ni ubugoryi. Kuba ahantu nta kintu ushinzwe ni ubugoryi. Ariko reka ngire ikintu mbabwira muri uyu mugoroba. Ndasaba Imana ngo Umwuka Wera amanukire muri twe, yigizeyo ubugoryi bwose. Imana itwigisha uko twitwara, iyobora imibiri yacu, iyobora imitekerereze yacu, iyobora imigambi yacu, kugira ngo umuntu wese ushakisha Imana abashe kuyibona. Kandi ubwo mwagiriye umugisha muri iri nzu y'Imana, mukaba ariho murimo guhererwa ingamba nziza, mukaba ariho murimo guhererwa inama zibafasha mu rugendo rw'iby'umwuka, hari igihe kizagera ujya ubona ko kuba umunsi umwe hano biruta iminsi 1000 hanze. Kuko uzaza ugera hano buri munsi, Imana yubaka ubwenge bwawe. Kuko ibyo rero bishoboka ko muri uyu mugoroba uri nka wa mwana w'ikirara wagiye kure, ukaba urimo gukoresha ubugoryi bwawe burimo kwaya ibyo wari utunze byose. Icyo nagukangurira ni kimwe: garukira Imana, garukira Imana. Kuko umwana w'ikirari yagarutse iwabo, Imana imwambika inkweto, ikimenyetso cyerekana ko imuha ubutumwa bwiza kugira ngo afashwe nabwo, aho kugira ngo akomeretswe n'amateka yahise. Imana imwambika impeta, ikimenyetso cyo gutoranywa, kandi imwambika ikanzu yera, ikimenyetso cy'uko ubumayibobo bwawe bushize, uhindutse umwana w'Imana mu rugo. Kubw'ibyo kandi haba ibirori, ndasaba Imana ngo igire ibirori ishyira mu mitima yacu, yuko uyu mugoroba twifuza ko Imana izaza ireba korari zacu, ikareba itorero ryacu, ikabona nta gukiranirwa irebamo, ikabona nta bugoryi irebamo, ikabona ko nta bupfumu burimo, nta n'ubuki burimo. Imana turifuza ko izaza ihagarara ku musozi, yareba mu bwoko bwayo ikabona nta nenge irimo. Kandi ibyo nibyo byatumye Kristo aza, kuko Kristo agomba kuzajyana itorero mu ijuru nta nenge, nta munkanyari, nta nibara. Ukibaza uti se bizashoboka? Yego, yarabitangiye. Hari icyo Yesu arimo gukora mu buzima bwanjye n'ubwawe, kandi yatangiye umurimo nizagira gute? Izawusoza. Tugume mu birindiro byo mu nzu y'Imana, dutegereje icyo Imana izadukorera mu izina rya Yesu. Haleluya. Sabato nziza, umunsi w'umunezero. Mbabwire ikintu kinejeje. Mu gitondo turabatiza. Musozo w'iri vugabutumwa uri kumwe n'umubatizo, kandi Imana yacu turayishimye, ihabwa icyubahiro. Ibyitoro rya Adventiste umunsi wa karindwi ni ubudasa, kandi ivugabutumwa ryahawe iri torero ni ivugabutumwa rikiza, ntabwo ari indwara zikira, ntabwo ari ubukene, ntabwo ari ibyo byonyine. Ibyo byo bibonekamo n'ihumure, kandi Imana igakora ibitangaza, ariko ni ivugabutumwa rikiza icyaha. Turashima Imana rero yuko dufite umubatizo mu gitondo. Ubwo dore gahunda yo gusenga, nagira ngo ndarike abari hano biteguye kubatizwa baze hano dufatanye gusenga, abari ko dusoza aya materaniro. Niba hari ababonetse nibaze hano duhagararana ahangaha maze dusenge, ne kuba ndi njyenyine mu isengesho. Nibaze dufatanye dusenge. Turagize Imana umubatizo, kandi turushaho no kwitegura. Niba bari hano nibaze dusenge. Icyemezo cyo kubatizwa ni icyemezo gikomeye cyane, ni icy'imitekerereze yagutse, kandi abo dufite ahangaha twiganye iminsi mike, twagerageje kwigisha dukoresheje Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Ubwo rero twiringire yuko Imana ibasha kuba yakoresheje umwuka wera ngo akore ibirenze ibyo twebwe tubasha gutekereza no gukora. Mbese dufite itsinda dukwiriye kureba tugashimira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ngaho reka mbasabe mujye juru maze dusenge. Data wa twese uhoraho, Mana yacu kandi nyir'ubushobozi bwose, izina ryawe rihimbazwe. Turagushimira yuko muri aka kanya tuvugiramo ari umunsi w'isabato twatangiye.
igihe izuba ryarengaga mu kanya umunsi ukaba wari urangiye, ibihe byo kurama kwacu bikambukanya twerekeza ku munsi w'isabato, byatunejeje, turanezerewe, turi kumwe nawe, watwakiriye mu isabato yawe yera. Reka twongereho icyifuzo nyagasani cyo kutweza kugira ngo umunsi wera tuwubemo turabera, kandi ubwo ari iteraniro ryo ku isabato ryera, wakira imibereho yacu kuyeza. Gahunda y'uyu mugoroba irahumuje, tugushimiye uburyo wayihagarikiye. Twarebaga ikirere uko kimeze, wakoze Data wa twese gukinga ikiganza cyawe, ukatwemerera ko tuba mu kirere cyiza cyadushobokeye, uhabwe icyubahiro. Uretse n'iminsi itambutse y'umugoroba, turagushimira kubw'uyu mugoroba uhagarikiye umubwiriza ku ruhimbi, kugira ngo avuge atari we uvuga, yumvikanishe atari we ubikora, ahubwo akoreshwa, maze amagambo yawe ashorerwe na Mwuka Wera. Urakoze kutugaburira amagambo adukiza ngo dukire n'ubugoryi bw'iki gihe kigoramye. Urakoze, uhabwe icyubahiro. Turongeraho kugushimira kubw'iri tsinda duhagarare hano. Ni ubuhamya bukomeye rifite ry'uko amagambo yawe yumvikanye, kandi yuko Imana yacu umusaruro wayo ubasha no kuvamo abemera gufata icyemezo kigora benshi, icyemezo kandi gikenewe mu buzima bw'abantu, ariko bakaba bagifashe. Turabagushimiye. Bahagaze hano ngo dufatanye kugushimira, bahagaze hano ngo tubaguture nyagasani, kuko mu gitondo dufite umubatizo, tukaba tugusabye cyane ngo imyiteguro itari iy'inyuma ahubwo y'imbere ikomeze kuyoborwa na Mwuka Wera. Inyuma aho turiteguye ko tubasha gutoranya umwenda, tubasha kuringaniza amazi muri Yorodani, tubasha guhana amatangazo, ariko turagusabye Imana ngo umwiteguro ukomeye wa Mwuka Wera ukorerwe mu mitima yabo, kuko ari cyo tugusabye gikomeye cyane kurenza ibindi, kandi akaba ubasha kugikora, tubasha no kukizera. Ubararikire ko imitima yabo ihinduka, ubararikire ko imibereho yabo ihinduka, igahinduka ivuka bundi bushya, Data wa twese, kandi ubararikire yuko imibereho yabo izibukira ahahise kugira ngo dufate ahazaza heza, kandi bararikira nanone kwihana kugira ngo umubatizo wabo utagira urubanza. Tugusabye twinga cyane ngo muri iri joro ubwo tugiye gutaha, uhira amayira yacu dutaha amahoro, na mu gitondo kandi ubwo dukanguka utwerekeze ku rusengero amahoro. Mu gihe turaba dusinziriye, aba ari we wiharira kuturamisha no kutubungabungira umutekano, kandi mu miryango irimo abangaba bagiye kubatizwa harara amahoro, harare ivugabutumwa rya Mwuka Wera rya bucece, kandi Data wa twese n'umubatizo nawo tugize ibiganza byawe kugira ngo uzatubere uw'amahoro. Urakoze cyane. Turagushimiye ko wumvishe, turagushimiye ko dusubije, turizeye, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24:14.